turagushimye cyane, tugushimiye kuri nkuru, tugushimiye kuri mwiza, ubereye maso abagutegereje bose, izina ryawe niryubahwe. Tugushimiye ko wongeye kutwongerera aka kanya, uyu ni umunsi w'inyongezo uduhaye, nubehererwa icyubahiro rero, ngo nyemerera uzubane natwe. Rebe impamvu Imana idusaba kunesha. Ubundi mu buzima tubayemo n'ibyo dukora n'ibyo twirirwamo, umuntu wese aho ava akagera agendana n'Imana. Ura nta muntu utagendana n'Imana. N'umujura buriya bari kumwe n'Imana, n'umusambanya bari kumwe n'Imana, n'umwicanya bari kumwe n'Imana. Umuntu wese aba ari kumwe n'Imana. Ibyo akora Imana yemerewe kugendana natwe twese, kuko nta muntu wa shitani ubaho. Abantu bose turaba Imana kajagari. Icyo akora ni iki rero? Araza agahita kubohora izo ngoyi. Niko umurimbyi yavuze. Araza akabohora za ngoyi zaguhuzaga na bya bisekuru by'iwanyu, agaca iyo migozi. Yamaze guca iyo migozi nta kindi kiba gisigaye, ahita aza agatura muri wowe. Iyo amaze gutura muri wowe rero, atangira kuguha amasezerano iwanyu batigeze bagira. Imana ishimwe cyane. Azaba muri wowe akuneshereze. Hanyuma ijambo riratubwiye ngo umuntu ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Aka kanya umwuka ari kugusaba ngo usabwa kunesha, kandi kugira ngo uneshe ni ukwemera Yesu akaza agatura muri wowe. Nta kindi rero cyagushoboza kunesha, nta kindi cyagushoboza gutambuka muri iyi si, nta kindi cyagushoboza kunesha iby'isi, nta kindi cyagushoboza ni uguhishurirwa ubutunzi butagira akagero wishwe muri Kristo Yesu, hanyuma ukumva ko gutunga Yesu gusa bikunyuze. Ukaba nk'umurimbyi 108 warimbye akavuga ngo njyewe rwose ndi umukristo, aravuga ngo kandi nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Akavuga ngo nguhaye ikaze wowe ukurikiye Mama Linda Official. Uri w'agaciro gakomeye wowe wabashije gukora subscribe. Nawe utarayikora nagushishikariza kugira ngo uyikore, kugira ngo ujye ubana natwe kuri buri kiganiro cyose dushyizeho. Udukurikirana uri mu Rwanda, udukurikirana uri hanze yarwo, navuga ngo Imana iguhe umugisha. Birashoboka ko waba utameze neza, ariko kuri isi bibaho. Uyu munsi ushaka kuba umeze neza, ejo bikanga, ariko nakubwira ijambo ryiza mvuga nti isunge Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ni ukuri azagutabara, azakurengera. Imbere yanyu hari umutumirwa, umusore cyangwa umupapa ari bubibwire, umeze neza cyane. Uraho mukozi w'Imana? uraho neza? Yego, turakwakiriye kuri Mama Linda Official. Murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha. Ariko tukwakiriye tukiri mu isi, ariko nakwifuriza kugira ngo uzakirwe n'abamarayika mu gihugu cyo mu ijuru. Mungu akubariki. Yego. Ni karibu rero, ikaze kubakurikiye Mama Linda Official, utwibwire, tubwire nicyo Imana yifuje kutugezaho uyu munsi. Urakoze cyane, Imana ibahereze umugisha. Reka dutangiye twibwira abakunzi bacu. Nitwa Ngoboka Aphrodis, hanyuma nkorera umurimo w'Imana ku Gisozi kuri ADPR k'Umukenke. Hanyuma rero nta kidasanzwe nzanye cyane, ko nanjye nari usanzwe, ahubwo Kristo ni udasanzwe. Kristo ni w'ingenzi, icy'ingenzi ni ugutunga Kristo. Ndashaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana, ariko mbere ya byose reka tubanze dusenga Imana tuyiragize uyu mwanya. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye cyane, tugushimiye kuri nkuru, tugushimiye kuri mwiza, ubereye maso abagutegereje bose, izina ryawe niryubahwe. Tugushimiye ko wongeye kutwongerera aka kanya, uyu ni umunsi w'inyongezo uduhaye, nubehererwa icyubahiro rero, ngo nyemerera uzubane natwe, ubane n'abakunzi bacu, ubane natwe twese, kandi ubane nanjye ugiye kuvuga ijambo ryawe, kugira ngo uburinzi bwawe bugaragare kuri njyewe, ngo ukomeza kwaranye no kugira neza, icyo nigumye kuba icyawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze. Reka twihuse cyane dusome ijambo ry'Imana rigufiya, tutari buze gutindaho cyane. Ni ijambo ry'Imana riboneka mu Byahishuwe ibice ni 3 ndetse n'umurongo wa 21 na 22, kuri page ya 252 haranditse ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje mwicarana data ku ntebe ye. Kandi ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Imana ishimwe cyane. Iri ni ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho. Nahaye teme ivuga ngo kunesha. Teme ivuga kunesha. Ndashaka ko tuganira kuri ino juru, iri juru
abantu bavuga, iri juru turirimba, iri juru tubwiriza, iri juru abantu birirwa batubwira, iri juru twavutse twumva, iri juru abatubanjije bavuzeho. Ndashaka ko nanjye ngarukaho nkarivugaho gake cyane. Ntabwo ndibuvuge byinshi kuko wumvise byinshi uzagumya kumva byinshi, ahubwo icy'ingenzi nkuzaniye ni ukukubwira ngo kunesha. Iri juru turirimba, iri juru tuvuga, iri juru rizinjirwamo n'umuntu wanesheje. Kubera iki Imana idusaba kunesha turi hano mu isi? Kubera iki ijambo ry'Imana tubwira ngo umuntu unesha? Kubera iki Yesu ubwe yavuze ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye? Mu by'ukuri iri ni ijambo ryanditswe n'umugabo witwaga Yohana. Aryandika ari mu bihe bitamworoheye cyane, byari ibihe bikomeye. Aryandikwa ari ku kirwa cy'i Patimo. Aha ngaha niho yavugiye bino bitabo, igitabo cy'ibyahishuwe gisoza Bibiliya. Yakivuze ari kwandikira amatorero 7 yo muri Aziya, niyo yabwiraga. Hanyuma aha ngaha ni igihe umwami hano yarashatse ikintu yamukorera. Yashatse ikintu yamukorera kuko yabonaga abantu bagunda kuvuga izina Yesu bari kwiyongera. Hanyuma ashaka urupfu ashobora kumwica rutandukanye n'izindi pfu yabarisha abantu bari bo bose. Asanga namuharuraho uruhu, hari abo yabikoreye. Asanga namutera amabuye, hari abo yabikoreye. Asanga namubamba acuramye, hari abo yabikoreye. Yigira inama mu mutima we yo kumukawusha, akamuteka mu ngunguru ari muzima. Aha ngaha rero Yohana bamushyize mu ngunguru, nabwo yanga gupfa. Yanze gupfa nibwo umwami yigira inama aravuga ngo reka tumujyane tumute ku kigwa cy'i Patimo, ahantu hatari ubuzima. Ahandi Patimo ni abantu bazavuga Yesu, ni abantu azabwira Yesu bahari. Kandi ahantu nta buzima buhaba, ubwabyo nahagera birahagije ko azahita apfa. Aha niho rero bamufashe baramujyana, bamuta ku kigwa cy'i Patimo. Ijuru riramusura, Imana ishimwe cyane. Ijuru riramusura, ijuru rikimara kumusura, nta kindi cyabayeho ngo ryarabanje rimuvana mu isi y'umubiri, rimuvana mu isi y'umubiri. Hanyuma yinjira mu isi y'umwuka. Ijuru riramusanga riramuganiriza avuga ati umva Yohana, icyakoza cyo nari narapfuye ariko ubumuraho ndi Uwiteka ryose, nze gukorana nawe. Kandi amagambo turi buvugane arapfundikira Bibiliya, nta kindi kintu kizongera kuvugwa nyuma y'ibyo turi buvugane. Niho yahise yandika rero, yandikira aya matorero 7 yo muri Aziya. Yandikira iri dusomye hano, dusomye ni Laodikiya, n'ubu kubazahera hejuru muzabisome. Hanyuma andika aravuga ngo umuntu unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nk'uko nanesheje nkicarana na Data ku ntebe y'icyubahiro. Hanyuma reka turebe impamvu Imana idusaba kunesha. Ubundi mu buzima tubayemo n'ibyo dukora n'ibyo twirirwamo, umuntu wese aho ava akagera agendana n'Imana. Ura nta muntu utagendana n'Imana. N'umujura buriya bari kumwe n'Imana, n'umusambanyi bari kumwe n'Imana, n'umwicanyi bari kumwe n'Imana. Umuntu wese aba ari kumwe n'Imana. Ibyo akora Imana yemerewe kugendana natwe twese kuko nta muntu washitana, abantu bose turaba Imana. Ariko hari urwego ugeraho Imana ikareka kugendana nawe ahubwo ikajya muri wowe. Ndumva afashijwe cyane. Hari urwego ugeraho Imana ikareka kugendana nawe ahubwo ikagendera muri wowe. Niko yavuze ngo nzagendera muri mwe, nzaba muri mwe, nzababera ubwoko. Kugira ngo Imana igere ku rwego rwo kureka kugendana nawe hanyuma ikagera ku rwego rwo gutura muri wowe, ikaba muri wowe, bisaba iki? Impamvu Imana itera intambwe yo kureka kugendana nawe ahubwo ikagera ku rwego rwo kuza guturana nawe, ikaba muri wowe. Icyambere, reka turebe icyambere gituma Imana ishobora kugera ku rwego rwo kuza gutura muri wowe. Igihe cyose ufashe umwanya cyangwa se igihe cyose wumvise ijambo ry'Imana ukumva utsizwe naryo rikaguhindura. Iyo ijambo ry'Imana rimaze kuguhindura ukemera kwakira umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ni intambwe ya mbere uba uteye. Imana itireka kugendana nawe, igahita noneho ijya muri wowe, igatura muri wowe. Impamvu Imana itura muri wowe niki? Nusoma Bibiliya, nasomye ijambo ravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, riri mu byahishuwe. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjira iwe dusangire. Igihe Imana ikomanga ku rugi rwawe n'igihe ki? Ni igihe wumvise ijambo ry'Imana ukumva utsinzwe naryo. Kabiri, ukumva ugomba gukora ibyo ijambo ry'Imana rigusaba. Ni intambwe ya mbere uba uteye ituma Imana itireka iva ku rwego rwo kugendana nawe noneho ikaza igatura muri wowe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma iyo Imana ije gutura muri wowe rero bigenda bite? Hari ibintu Imana idashobora kuza gutura muri wowe ukiri nabyo, ugifite akajagari.
kuko turi inzu, imibiri yacu ni inzu y'Imana, imibiri yacu ni isengero. Kugira ngo Imana igere mu rwego rwo kuza gutura mu rusengero rwayo, ni uko hari ibintu biba bitakirimo. Buri muntu wese yavuka aba afite icyo nakwita nka karande, reka mbyite karande. Umuntu wese avuka afite umugozi ashamikiyeho w'iwabo cyangwa se agakondozi wabo. Buri muntu wese aba ari connected n'icyo kintu. Hanyuma rero iyo ugeze ku rwego rwo kwemerera Yesu kwaza muri wowe, kugira ngo agenge ubuzima bwawe, kugira ngo akuyobore, kugira ngo akorane nawe iby'ubutware, biba byagenze bite rero? Ni igihe umaze guca bugufi, ukemera ijambo ry'Imana, ukemera kuyoborwa n'Umwuka Wera, ukemera gukorana n'Imana. Imana ihita iza gutura muri wowe. Hanyuma rero Imana ije gutura muri wowe bigenda bite? Iyi Imana ije gutura muri wowe ni cya gihe ibanza kubohora ya migozi yaguhuzaga n'iwanyu, ibanza guca za karande. Iyi Imana imaze guca za karande, Imana imaze kukubohora za ngoyi z'iwanyu. Murabizi ko hari karande, buriya disi hari abantu batajya bamenya ko karande zibaho. Karande zibaho, hari karande buriya ishobora gutuma ushaka nibyo ugashaka ariko ntubyare. Hari karande buriya ishobora gutuma ushaka nibyo ariko ntururambemo. Hari karande buriya ishobora gutuma wiga ariko ntuzabona akazi. Hari karande buriya ishobora gutuma ubaho kandi ukuze, ukagenda ugira mu myaka 40 ugataranika ntubone umugabo. Hari karande ishobora gutuma utubaka, hari karande ishobora gutuma utiga, hari karande ishobora kuvuga ati mbese izo karande ziba zihari. Hanyuma iyo umaze kwemera Yesu akaza mu buzima bwawe, nta kindi akora, abanza kukubohora ya migozi yaguhuzaga n'ibyo bisekuru. Abanza gukata ya migozi yatumaga nubwo mu muryango yanyu mutiga ariko ugomba kwiga, nubwo mu muryango wanyu mudashaka ugomba gushaka, nubwo imiryango yanyu utabyara uko ugomba kubyara. Iyo nizo karande tuba tujya turwana nazo. Hanyuma iyo umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe rero, ntabwo Yesu ashobora kuza muri wowe hakirimo ako kajagari. Icyo akora ni iki rero? Araza agahita kubohora izo ngoyi. Niko umurimbyi yavuze, araza akabohora za ngoyi zaguhuzaga na bya bisekuru by'iwanyu, agaca iyo migozi. Yamaze guca iyo migozi nta kindi kiba gisigaye, ahita aza agatura muri wowe. Iyo amaze gutura muri wowe rero, atangira kuguha amasezerano iwanyu batigeze bagira. Imana ishimwe cyane. Atangira kukubwira ibyo iwanyu batigeze bagira. Hanyuma iyo Yesu amaze kugira guterera, iyo amaze gutura muri wowe, nta kindi akora, atangira kuguha ibyo iwanyu batagize. Atangira kuguha amasezerano y'ihumure, atangira kukubwira ngo uziga, atangira kuvuga ngo ugomba kubyara, atangira kubwira ngo ugomba kugira inzu, atangira kuvuga ngo ugomba kugira ubuzima. Kubera iki Yesu ubuzima bwawe buhaye ishusho? Nuko yamaze gutura muri wowe. Iyo amaze gutura muri wowe, ubuzima butari bufite ishusho abuha ishusho. Ibintu byari by'uruvange abiha ishusho. Ibintu bitagiraga formule, Yesu amaze kwinjira muri wowe atangira guhereza ibintu formule. Hanyuma ikindi, iyo Yesu amaze kugera muri wowe uhinduka umuneshi. Impamvu niye Paulo yabivuze neza, aravuga ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Ariko Kristo ahereza umuntu imbaraga umuntu amaze kugeramo, umuntu amaze guturamo, umuntu asigaye akoreramo. Iyo Yesu ari gukorera muri wowe, iyo Yesu avugira muri wowe, iyo Yesu agendera muri wowe, ugira imbaraga zitambuka hejuru y'izindi imbaraga. Uba ufite imbaraga zimira izindi. Kabiri, uba ufite ubuzima bufite ishusho. Imana ishimwe cyane. Amen. Kugira ngo ubuzima bwawe bugire ishusho, nuko Yesu yinjira muri wowe. Iyi si turimo, iyi si dutuyemo, nyigereranya nk'ubuzima bw'umwana uri muri eterina. Reka mbisobanure gato, nk'ubuzima bw'umwana uri muri eterina. Ubuzima bw'umwana uri muri eterina, hari igihe bugorana, hari igihe ubuzima bw'umwana uri muri eterina bumugora. Ariko ikintu gituma yihanganira ubuzima bwa eterina, ikintu gituma yihanganira kurya ko kawunga, hari abarya impungure, hari abarya ibyo bijumba, ikintu gishobora gutuma yihanganira ubuzima bwo muri eterina nuko bazi ko igihe kizagera agasubira mu rugo agataha. Hanyuma hari igihe ubuzima bwo muri eterina bumukaranga bukamunanira, agahamagara iwabo akavuga ati ndumva byanze, ndumva ashaka gutaha. Iwabo ntabwo bamubwira ngo mwana ngo tahava ku kigo, ntabwo bamubwira ngo va mu ishuri, oya, ahubwo baramusura, bakamuzana tumwe mu tuntu yarakumbuye, bagahumuriza umutima we, ariko bakamurekera muri eterina kugira ngo yiga bitewe n'icyo bashaka ko azaba cyo. Iyi si turimo rero natwe hari igihe ubwo buzima tuba tugira mu bwo.
ukagera ahantu ukumva ubuzima burahagaze, ukumva ibintu biranze, ukumva mbese wareba imbere n'inyuma ukabona nta forumire, ukabona ubuzima nta forumire bufite, hanyuma ugatabaza ijuru. Iyo utabaza ijuru rero gutabara ni hamwe ijuru riza rikakubwira ngo mwana wanjye humura ndi kumwe nawe, rikaguhumuriza, rikaguhumuriza, rikakubwira ijambo ugenderaho iminsi n'iminsi, rikakora icy'ingenzi mu buzima bwawe, ariko ugakomeza ukiga. Nshuti yanjye mwene data unkurikiye, kugira ngo ugere ku rwego rwo kunesha ibiguhiga, kugira ngo ugere ku rwego rwo kunesha, nubwo niba birivuze ngo unesha bivuze ngo harimo hazaboneka ibikurwanya. Kugira ngo uneshe rero urasabwa iki? Urasabwa gutunga Yesu muri wowe. Urasabwa gutunga Yesu muri wowe, akagendera muri wowe, akavugira muri wowe, agakorera muri wowe, akakubera Imana iyobora ubugingo bwawe. Kugira ngo ugere ku rwego rwo kunesha ni ukutunga Yesu muri wowe, kuko Yesu niwe munesha. Wowe ntiwabishobora, ahubwo Yesu niwe ugomba kukuneshereza. Ndakwinginga kugira ngo wowe uneze amatwi, ndakwinginga kugira ngo utunge Yesu muri wowe, utunge imbaraga zinesha cyane igisa nacyo. Mu gihe uba utunze Yesu, ubutunzi butagira akagero, uba ufite umuneshi muri wowe. Nubona ko utakibasha kunesha, nubona ko ubuntu bwose buri kukunesha, menya ngo Yesu nawe ukiri muri wowe. Ongera uhamagare Yesu, ubwire ngo Yesu ko numva wagiye wagarutse. Wongera uhamagare Yesu azaba muri wowe akuneshereze. Hanyuma ijambo riratubwira ngo umuntu ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Aka kanya umwuka ari kugusaba ngo usabwa kunesha, kandi kugira ngo uneshe ni ukwemera Yesu akaza agatura muri wowe. Nta kindi rero cyagushoboza kunesha, nta kindi cyagushoboza gutambuka muri iyi si, nta kindi cyagushoboza kunesha iby'isi, nta kindi cyagushoboza ni uguhishurirwa ubutunzi butagira akagero wishwe muri Kristo Yesu. Hanyuma ukumva ko gutunga Yesu gusa bikunyuze, ukaba nk'umuririmbyi 108 warimbye akavuga ngo njyewe rwose ndi umukristo, aravuga ngo kandi nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa, akavuga ngo nubwo igihugu cyose cyaseka njyewe ndi umukristo. Nta kindi usabwa rero ni ugutunga Yesu akakura umwami n'umukiza. Hanyuma rero nyemerera wowe dusengane Imana, ariko aka kanya ndakubwira ngo tunga Yesu muri wowe bundi bushyashya agushoboze kunesha. Ntabwo wowe wabishobora kunesha, ntabwo wabyishoboza, ariko Yesu wenyine naza akaba muri wowe uzahinduka umuneshi, uzahinduka umutsinzi, uzahinduka umuragwa, uzahinduka umutegetsi. Imana ishimwe cyane. Umuntu utunze Yesu muri we aba ari umutsinzi, aba ari umuragwa, aba afite gakondo, ababitsi ibyasezerane. Umuntu ufite Yesu muri we, iby'isi ntibimutera ubwoba. Umuntu ufite Yesu muri we, iby'isi abibona nk'ibibambwe. Nta kindi kimushoboza, ni uko atunze umuneshi muri we, ni uko afite umuneshi muri we. Tugiye gusengana Imana, ariko nyemerera aka kanya uyinginga Imana, uyibwire ngo Mana ndumva nkeneye ko uza ugatura muri njye, ndumva nkeneye ko uza noneho ugatangira gukorera muri njyewe. Hari ibintu byajyaga binesha, hari ibintu byandwanyaga, hari ibintu byajyaga bitsinda umunsi ku munsi, ariko aka kanya ndumva nshaka yuko uyu munsi uhinduka umuneshi muri njyewe, ukagendera muri njye, ukavugira muri njye. Kandi niryo sezerano waduhaye, uravuga ngo nzaba Imana yanyu, nzagendera muri mwe, nzavugira muri mwe, nzakorera muri mwe. Hanyuma unyemerere aka kanya uve ku rwego rwo kureka kugendana nayo, ahubwo igendere muri wowe. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge Imana, ariko ndakwingize cyane kugira ngo aka kanya ugire icyifuzo ubwire Imana ngo Mana ndumva nshaka kugendera muri njyewe, noneho aka kanya ugatura muri njye, ukaba Imana yanjye, ugakorera muri njye, ukankoresha iby'ubutwari mu gihe nk'iki kigoye. Reka twinginge Imana dusenge. Mana mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye yuko utubwiye ijambo ryiza, nta wundi watuneshesha, nta wundi waduha imbaraga zo kunesha. Ndakwingiza cyane kugira ngo aba babyeyi bafashe umwanzuro, ndakwingiza kugira ngo umanuke uture muri bo, uhinduke umuneshi wabo, ubaneshereze. Kandi aba babyeyi ubaha imbaraga zinesha cyane igisa nacyo, ndetse n'aba bagabo ubabere umuneshi ubaneshereze, aba bakobwa ubabere umuneshi ubaneshereze, aba basore ubabere umuneshi ubaneshereze. Ndakwigiza kugira ngo Data buri muntu wese umubere umuneshi mu rwa ruhande, kandi umwambike imbaraga zimira izindi, ugendere muri bo, udendere muri bo, uvugire muri bo, ukorere muri bo. Buri muntu wese ahinduka umuneshi kubw'izina rya Yesu Kristo. Ngo ganza kandi utegeke icyo no gupfukamirwa bikomeze kuba ibyawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndabakunda cyane, Imana ibahereze umugisha. Amen. Shalom, shalom. Hanyuma ushobora kwifuza ko dusengana,
ushobora gukenera kumpamagara, hanyuma reka nkoresha umurongo wa MTN kuri 0788 72 0788 72 na Aphrodis Ngoboka. Imana ibahereze umugisha mukomeze kugubwa neza. Amen.